Muraho neza nk'uko bisanzwe ni Samuel Muhayimana, tubagererayo hanyuma tukabashakira utuntu tugezweho tw'ikoranabuhanga, utuvido tw'ikoranabuhanga tujyanye n'ibibazo mwibaza mu buzima busanzwe ku bantu mukoresha computer zanyu. Hari igihe bakubwira application ariko kuidownloadinga kuri computer yawe bikakunanira. Rero tugiye kureba uburyo application wayikunda ukayishaka kuri internet ukayidownloadinga ukajya kuri application kuri telefone yawe cyangwa se machine yawe ukajya uyifashisha mu buzima bwa buri munsi mu gukemurira ibibazo nyine ubuhura nabyo. Tuvuge ndashaka application yo kujya nyobora inama mu buryo bwa video conference cyangwa se abantu barebana bagahana ibitabo bagahana inyandiko bakagira bate. Iyo application bayita SYCOS Webex Meeting. Ndahita njya kuyishaka kuri internet, njye muri search nandikemo ndandikamo SYCOS. Ujya muri Google search ukandikamo iyo application yawe ushaka, ugahita wongeraho for computer kubera ko nyine na application yagenewe computer. Urabona ko hari n'izo zaragenewe Android. So then after ugahitamo for computer SYCOS Webex Meeting app for computer. Ukanda search. Iyo amaze kuyiguha rero icyo ukora no kuidownloadinga ukareba ahantu hari free. Narakubwira ni download the SYCOS Webex Meeting desktop app, ukayitamo. Iyo umaze kuloading application ureba handitse download ugakandaho, ngaha handitse download ugakandaho, hanyuma bakakwereka nyine aho downloadingira. Imaze gukandaho bahita bayiguha yose ugasoma kwanza ukareba features uko iteye uko ikora, wabona ubikunze hanyuma nyine ukidownloading. So uraza ukande hano download for window. Bahita baguha ama steps y'uburyo downloading. Double click on the Webex app, download, then akaguha ama steps uri gukore kugira ngo nyine installe hanyuma ukayikoresha. So iyo umaze gukandaho rero bahita batangira kuidownloadinga. Nimureba neza ahangaha yahageze ngiyi application iri kuba downloaded. Nimara kugera kuri computer ndaje mbereke nyine uburyo ki tuyinstall. Murabona ko rero igiye kuhagera imiruzura. Nimara kuzura karakaza niko kuzura application igeze kuri computer as a setup. Hanyuma rero tugiye kuyifungura kugira ngo ubu rero yahageze. Tugiye gushaka ahantu yibitse. Igihe cyose yibika muri downloads niho iziba ziri izo application downloadinze, hanyuma ukazishakayo ukakora double click ikiinstalla kuri computer yawe. Ubu rero tugiye kuinstalla application yacu igeze kuri computer. Tugiye kuinstalla, uraza ukande muri kano kaboro kareba hejuru, turebe tuandike ngo open folder cyangwa se show in folder. Turebe aho yibitse muri computer. Bahita bakujyana dore ngiyi application hano hejuru ngiyi. Webex application. Hanyuma rero urakora double click kuri application, hanyuma tuyinstall kuri computer yacu. Uku rero ni nako nawe wakwinstall application wakunze kugira ngo nyine uyishyire kuri computer yawe. Uburyo bwose ni bumwe. So batubwiye ko rero application tugomba gushyiramo zigomba kuva muri Microsoft. Hanyuma rero tukaduhindure hano kugira ngo duhindure change anyway. Hanyuma tuze duhindure hano aho application zigomba kuva. Nkuko muhabona aha ntabwo zigomba kuva muri Microsoft Store gusa, zigomba kuva anyway. Uraza uhindure hejuru, duhindure ahangaha anyway.
hanyuma noneho ubwo bishobora kwemera noneho. So dukande double click kuri application yacu, hanyuma noneho turebe ko install. Nyuma yuko ducenginga bikava muri recommended store, urabona ko noneho byakunze, dushobora noneho kuinstalla tugakora next. Okay, hanyuma ugakora icyo twita accept, acceptinga license and agreements, hanyuma ugakora next, then after ugakora install. Application rero ubu yatangiye kwiinstalla, aka kantu kose karahita kuzura, noneho ubwo dutanye tuyikoresha. Okay, so bari kutubaza niba turi sure yo kuinstalla, yego turabyemera, hanyuma dutangire tuyinstall, ibintu bihinduka uburyohe. Okay, murabona ko rero iri kujyaho, dutegereze yuzure. Baratubaza rero ko twemera biriya byose, hanyuma enable extension. So urabona ko imaze kujyamo, no gukanda finish, application yacu ikaba yamaze kwiinstall. Okay, murabona ko application yacu yahageze, ngiyi aha, iyi niyo uburo twayikoresha. Murabona ko rero yamaze kuhagera, ngiyi, iyi niyo, ubu rero umuntu noneho yayikoresha. Ni Sikos Webex meeting app. Ni nako rero washyira application zindi zisanzwe muri computer yawe. Mwakoze cyane rero, ndabashishikariza gukora subscribe kugira ngo rero ubutaha mujye mubona amavideo yo muri ICT. Thank you very much. See you again.